Mbanje kubasuhuza murakaza neza kuri channel yacu Maxwisdom TV. Nk'ibisanzwe rero twibanda ku makuru n'inama zijyanye n'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira kuri tungurusumu. Tungurusumu cyangwa Allium sativum. Iyi ni no scientifique. Tungurusumu tuyisanga muri famille imwe n'igitunguru. Tungurusumu ikoreshwa mu buryo butandukanye, yaba kuyikoresha nk'ikiribwa cyangwa se igakoreshwa nk'umuti. Aha ngiye kubabwira uburyo butandukanye tungurusumu izagufashamo maze ukirinda indwara zitandukanye. Icyambere, kurinda ubusaza cyangwa se gufasha kubaho igihe kirekire. Tungurusumu ni anti-aging agent, bivuga ko irwanya ubusaza. Aha navuga ko impfu nyinshi byagaragaye ko ziterwa n'indwara ndetse n'ubudahangarwa budakomeye bw'umubiri. Tungurusumu ifite ubushobozi bwo kurwanya ama-infection atandukanye mu mubiri ndetse no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Tungurusumu yibitsemo antioxidant ku rwego rwo hejuru. Ibi bituma igira ubushobozi bwo kurwanya indwara z'umutima, kurwanya gusaza k'ubwonko, kongerera ubwonko ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe. Ibi byose bituma rero tungurusumu ifatwa nk'ikimera gifite akamaro kanini mu gutuma umuntu abaho igihe kirekire. Icya kabiri, kugabanya ibyago by'indwara z'umutima. Tungurusumu ifasha mu kugabanya risike zitandukanye za fagiteri z'indwara z'umutima. Kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Gukoresha tungurusumu mu byo kurya byawe bizagufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Miligrama 600 kugeza kuri 900 za pudira tungurusumu zizagabanya umuvuduko w'amaraso kugeza kuri 12%. Miligrama 900 za pudira tungurusumu zibitsemo miligrama 5.4 za allicine. Iki ni ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo kuburizamo infection zitandukanye, kwica udukoko two mu bwoko bwa champignon ndetse na bacteria zitera indwara. Nanone kandi iyi allicine dusanga muri tungurusumu ifite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso kubera uburyo ifasha mu kugabanya cholesterol mbi mu maraso. Ikindi cyumvikana rero n'ubushobozi bwa allicine bwo kugabanya cholesterol mbi mu maraso mu gihe nanone ukora cyangwa se witabira imyitozo ngororamubiri. Ibi bikaba akarusho. Icya gatatu, tungurusumu yibitsemo ibitera imbaraga ku kigero gitoya cyane, bityo ntabwo bukwiye kugira bw'umubyibuho ukabije mu gihe ukoresha tungurusumu mu byo kurya byawe. Amasukari cyangwa se ibinure nta kibazo uzabigiraho. Ibitandukanye n'ibyo rero, tungurusumu yibitsemo imyunyungugu na za vitamine bitandukanye ku kigero cyiza gikenewe n'umubiri. Aha twavuga imyunyungugu nka manganese, selenium, calcium, copper, potassium, phosphorus, fer, vitamine nka B6, vitamine C, vitamine B1 ndetse tungurusumu ikungahaye mu mafibre. Icya kane tungurusumu izagufashamo ni ukuvura no kurinda ibicurane. Tungurusumu ifite ubushobozi bwo kwica no kuburizamo udukoko mu bwoko bwa champignon ndetse na bacteria bitera indwara. Tungurusumu ifite allicine igizwe na soufre bitanga gu n'umuhumuro wa tungurusumu. Allicine iri instable, ibi biyiha ubushobozi bwo kuba yakwihinduranya muri za substance zitandukanye zigizwe na soufre. Ibi bituma tungurusumu igira ubushobozi ndetse igakoreshwa nk'umuti. Tungurusumu ifasha gukangura no kongerera ubushobozi insoro zera mu gihe cyose mu mubiri haba hinjiye amavirusi nk'aya turimo tuganiraho atera ibicurane. Ubushakashatsi bwagaragaje ko tungurusumu irinda indwara z'ibicurane ndetse ikaba yagufasha gukira vuba mu gihe wazirwaye ndetse no kugabanya ubukana bw'ibimenyetso. Aha twavugamo umuriro, umutwe, gucika intege, kuribwa mu ngingo n'ibindi. Inyigo yakorewe ku bantu 146 bahawe tungurusumu nka food supplement ndetse placebo ku bandi mu gihe cy'amezi 3 yagaragaje ko tungurusumu igabanya ibyago byo guhura n'indwara z'ibicurane kugeza kuri 63%. Reka nkubwire rero uko uzategura tungurusumu ku mafunguro yawe atandukanye. Uburyo bwa mbere,
Tungurusumu ushobora kuyirya mu gitondo ari mbisi, ukarenzaho ikirahure kinini cy'amazi. Tungurusumu ushobora kuyiteka mu isosi cyangwa se mu mboga, ugashyira ku biryo bitandukanye. Nanone kandi tungurusumu ushobora kuyinywa mu cyayi, icyayi cya tungurusumu. Ntimukibagirwe gukora subscribe. Murakoze.